ese wigeze wicara ndetse ugatekereza wakitegereza ukabona urugo rwawe nta cyerekezo rufite ibibazo bikiyongera intambara sinakubwira ndetse na rwa rukundo ariko fondasiyo y'urugo ugasanga ruri gushira cyane ndetse rugashira nk'isabune utirengagije ko rushobora no gushira nka bomba rushira rushonga kandi uko rushira niko urugo rusenyuka ibyo ngibyo ntabwo rero bikuraho ko udashobora gusubiza urugo rwawe ku murongo ndetse kubaka urugo rutuje rufite amahoro ndetse na rwa rukundo rugasagamba uyu munsi rero tugiye kuganira ku bintu bigera kuri 5 ni inama 5 zagufasha gusubiza urugo rwawe ku murongo ukabaho mu buzima butuje ndetse umeze neza biragusaba kureba iyi video kuva ku ntangiriro kugeza ku musozo kugira ngo ubashe gusubiza ibintu byawe ku murongo ndetse n'urukundo rwawe rubashe gusubira ku murongo bana natwe nizere ko wakanze subscribe kuri Nishimwe TV tubane kugeza video irangiye ndabakunda cyane Hello guys, ndabasuje mwese bahaye ikaze kuri Nishimwe TV. Ndabakunda cyane ngiye kubanza gushimira abantu mwese mwakanze subscribe Imana ibamugisha kandi ndabubasariye ndetse n'aba ujya utanga comment ugakanda like ugakanda share Imana igumugisha utagabanyije. So uyu munsi rero mbere yuko dutangira ikiganiro cy'uyu munsi ndabanza kwihanganisha wowe waba utameze neza waba urwaye waba urwaje waba wagize ibyago bitandukanye ariko ndakwihanganisha kandi gukomeza mubwira ko mu ijuru hari Imana ihangane kuko nta kitagira iherezo igifite itangiriro kigira n'iherezo ihangane kandi ukomere mu ijuru hari Imana nkuko nari maze kubibabwira rero inama ya mbere ugomba gukurikiza kugira ngo ubashe gushyira urugo rwawe ku murongo menya neza ikibazo nyamukuru aho ibintu bitagenda neza haba hari n'ikibazo gikomeye cyane icyo kibazo nicyo gituma urugo rugenda rusenyuka gahoro gahoro ugasanga na bya bindi mwiyemeje nta na kimwe kiri kugerwaho ndetse na rwa rukundo twita ko ari fondasiyo y'urugo rurimo ruragenda rushonga nk'isabune cyangwa se nka bombo kuko nibyo bishira bishonga niyo mpamvu rero ugomba kumenya neza ikibazo nyamukuru kibitera ukavuga ngo se mukaganira mukavuga muti ikibazo kiri kubitera ni ikihe mu by'ukuri se nta mafaranga mbese ni uko utumvikana mbese ni uko ucana inyuma cyangwa se ni uko utitanaho ibyo byose rero byagufasha neza gusubiza urugo rwawe ku murongo ntugahangayikishwe n'ibintu bigaragara gusa ahubwo shaka umuzi w'ikibazo nyamukuru ibyo bintu bizagufasha kumererwa neza ndetse no gusubirana urukundo rwawe n'urugo rwawe ku murongo ikintu cya kabiri cyangwa se inama ya kabiri yagufasha gusubiza urugo rwawe ku murongo vugana n'umutima ushyira imbere kubabarira kuganira ni ingenzi ariko ikiganiro cyiza cyangwa se kirimo amahoro kirusha ibintu byose kuba byiza irinda amagambo akomeretsa ndetse no gushinjanya amakosa kubera ko mu buzima tubamo nta muntu utakosa rero gerageza kwishyira mu mwanya w'uwakosheje uvuge ngo ese ngiye nakosheje byagenda bite ganira n'umutima wawe ushyira imbere kubabarira kugira ngo ibyo bizagufasha gushyira urugo rwawe ku murongo ndetse no kurusubiza ku ntego wifuza rwa rukundo rwawe rwarakendereye ruragenda rugabanuka kuko imvugo nziza ndetse no kubabarira niyo nyubako cyangwa se niyo fondasiyo igarura rwa rukundo twifuza kugira ngo twubake rwa rugo dushaka ikintu cya gatatu cyangwa se inama ya gatatu yagufasha gusubiza urugo rwawe ku murongo rukaba ari urugo wumva wishimiye cyangwa se rwa bindi twita ijuru ritoya mureke gushyira imbere abandi ahubwo mushyire imbere urugo rwawe icyo kintu nukigera muri wowe cyangwa se mukakigera mu rugo rwanyu ndahamya nashidikanya ko bizagenda neza hari igihe inshuti imiryango cyangwa se akazi bifata umwanya munini mu kurusha urugo nyamara aho ngaho muba muri kwibeshya ndetse muba muri gukosa tangira wubaka umuco wo guha umwanya urugo rwawe ndetse n'abawe kurusha uko
kubaha umwanya, akazi, ko ibyo ngibyo byose biza kuko ufite amahoro muri wowe. Iyo mu rugo nta mahoro ahari, no hanze ntamya nashidikanya kataboneka. Urugo si ibintu byikora, birasaba igihe ndetse n'ubwitange n'ubushake ndetse n'urukundo. Niyo mpamvu rero iki kintu cya gatatu cyo guha agaciro urugo kurenza uko mwakwita ku bandi byabafasha, kandi nawe byagukomeza kubaka urugo ukarusubiza ku murongo. Twihuse tujya ku kintu cya kane, cyangwa se inama ya kane yagufasha gusubiza urugo rwawe ku murongo. Inama ya kane rero ni shaka ubufasha kandi unasenge. Hari igihe ibibazo bikomera cyangwa se bikaza ari byinshi, bikabakomerera ku buryo birenga ubushobozi bwanyu. Ntabwo ari uko muba mwarangaye, ahubwo nuko ibibazo bibaho ndetse n'isi niko bigenda. Ariko ushobora gushaka abajyanama ku by'urugo, bakakugira inama ndetse bakabaganiriza mwembi ko birushaho gufasha ndetse no gusubiza ibintu byanyu ku murongo. Ikindi kandi ntimwibagirwe gusenga kuko Imana ishoboye byose, kandi mwibuke ko Imana ariyo mujyanama. Turabizi neza twese. Rero ibuka gushaka ubufasha ndetse urushaho no gusenga. Ibyo bintu bizagufasha gusubiza urugo rwawe ku murongo. Gusaba ubufasha ntabwo ari intege nkeya, oya rwose, ahubwo ni ubutwari bwo kugaragaza ko ukeneye kwita ku rugo rwawe ndetse no guharanira iterambere ry'urugo rwawe. So nshuti yanjye rero, gerageza ushaka ubufasha, kubera ko umutwe umwe wigira inama yo gusara, ntabwo wigira inama yo gutekereza. Ikindi kandi ntiwibagirwe gusenga kuko Imana irabishoboye. Guys, ikintu cya gatanu rero, ubundi nacyo nari kugira icya mbere, ariko nubwo nakigize icya gatanu ntabwo bikuraho ko gishobora kuba icya mbere kuri wowe, kubera ko ni ikintu gikomeye cyane ku bantu benshi kiratugora. Wakwibaza ngo iyo nama ya gatanu ni iyihe? Hindura wowe mbere yo guhindura uwo mu bantu. Ni ikintu gikomeye cyane kubera ko abantu benshi, cyangwa se muri kamere ya muntu, tubanza kureba ku bandi kurenza uko twakwirebaho. Ugasanga turimo turakosora abandi, nyamara natwe turakosamye cyangwa se dufite amakosa. Niyo mpamvu rero urugo rwubakiye ku bantu babiri, ariko abo bantu babiri wowe wumva ushaka ko urugo rwawe rusubira ku murongo, ubanza making sure ko wowe waba warahindutse, uri uwo mugenzi washaka kuba we. Ese ko ushaka kumuhindura, wowe ushaka kumuhinduraho, wowe warabihindutseho? Impinduka itangirira muri wowe. Nutangira wowe guhinduka wowe nyawe, na mugenzi wawe azabireba ahinduke kandi abe uwo wifuza kwaba we. Ibyo ngibyo nabyo rero bizakura rwa rukundo arirwo rwitwa fondasiyo y'urugo, kuko urugo rutagira urukundo nta hantu ruba rwubakiye. So guys, iki kintu rero ndumva mwakigira icya mbere, niyo nkingi ya mwamba. Nubwo kije ari icya gatanu, ariko cyakubakira. So rero guys, urugo rushobora gusubira ku murongo nubwo mwaba mwaranyuze mu bihe bigoye kandi bitaboroheye. Izi nama ntabwo zakora umunsi umwe gusa, ariko uko uzagenda uzishyira mu ngiro cyangwa se ukazishyira mu bikorwa, uzajya ugenda ubona impinduka gake gake, kandi nabizi neza kuzacimira. Wibuke ko rero urukundo ndetse n'amahoro biraharanirwa, kandi igihe mwembi mwabyiyemeje ushobora kubigeraho. Ndakwifuriza urugo rwiza kandi rutemba amata n'ubuki. So rero nshuti zanjye, bavandimwe, niba iyi video hari ikigufashije cyangwa se igukoze ku mutima, ntiwibagirwe gukanda subscribe wowe utarakanda subscribe, kandi ukore share kugira ngo n'abandi babashe kumenya izi nama. Ni byiza cyane ukande like niba ubutumwa nawe wari ubukeneye, birushaho kuba byiza. Ikindi, ntucikwe n'ibiganiro binyura kuri Nishimwe TV. Umunsi ku wundi tuganira ku buzima bwacu bwa buri munsi, uburyo wakira igikomere ndetse n'uburyo wakwiyubaka mu buzima bwawe bwa buri munsi. Ndabakunda.